Ibihinde bya Rocky, ndabasuhuje mwese abakunzi ba filime z'ibihinde. Hano twabakoreye icyegeranyo cy'ibihinde byahize ibindi mu bihinde Rocky yasobanuye. Igihinde cya mbere Rocky yasobanuye cyahize ibindi bacyita Bajrang Baijani. Iki gihinde ni cyiza cyane cy'umwana w'ikiragi, kirimo umusitari wamenyekanye cyane muri filime z'ibihinde ari we Salman Khan. Iki gihinde wakireba kandi ni cyiza cyane wagikunda. Igihinde cya kabiri wareba nacyo cyahize ibindi mu bihinde Rocky yasobanuye bacyita Thugs of Hindustan. Iki gihinde ni cyiza cyane. Iki gihinde ni igihinde cy'ibwami ku bantu bakunda filime z'ibihinde z'ibwami. Iki ni igihinde cyiza cyane wareba waruhukiraho, kandi iki gihinde wagikunda. Kirimo abasitari bagiye batandukanye. Iki gihinde cyaciye ibintu mu gihe cyacyo, kandi iki gihinde ni cyiza cyane. Ikindi gihinde cyabiciye bigacika ni igihinde bita Attack. Iki gihinde ni cyiza cyane ku buryo n'abakirebye nubwo wagisubiramo rwose wakireba kandi ukakireba ukishimiye. Ku batarakireba rero iki gihinde ni cyiza cyane wagishaka, bacyita Attack. Ikindi gihinde cyiza cyane cyabiciye bigacika kandi gikinwamo n'abasitari bagiye batandukanye, urugero nka wa musitari mwamenye cyane Amir Kapoor, undi musitari mwamenye cyane ku izina rya Krishna ariyo Hrithik Roshan. Iki gihinde ni cyiza cyane. Iki gihinde bacyita Fighter, wagishaka wakireba kandi wagikunda. Ku bakunzi b'ibihinde birwanisha indege, iki gihinde kirimo indege nyinshi cyane rwose z'intambara, aho ubuhinde buba buhanganye na Pakistan. Iki gihinde umwihariko wacyo ni uko ari igihinde mu by'ukuri abahinde ntabwo bakunze gukina barwanisha indege cyane, ariko iki gihinde ni igihinde uzasanga kiganzamo indege cyane. Kandi b'abasitari mu mwakunze cyane bo mu filime z'ubuhinde, urugero nka Anil Kapoor, Hrithik Roshan wamenyerewe ku izina nka Krishna, bose bakina ari abapilote kandi bahangana barwanisha indege. Ngibyo rero ibihinde byasobanuwe na Rocky. Ndagushimiye wowe wumvishije iki kiganiro kugeza kirangiye. Wari kumwe nanjye Mr. Halal.